ni umukobwa dutangiranye arimo kwitegura agira ngo agere ku ishuri. Urabona yuko yamaze kwambara imyenda yo kujya ku ishuri. Uyu mukobwa ni umukobwa mwiza cyane yitegura avuga ati Simoni, uyu munsi ndaza kuba namutamo, araza kumbona abone meze neza cyane. Urabizi neza cyane abanyeshuri cyane cyane iyo umuntu afite umuntu yiyumvamo aba arimo gukora utuntu twose yigira neza kugira ngo uwo muntu yiyumvamo narangiza namubona bimere neza. Gusa hari igihe uba ukunze umuntu ariko watagukunda kandi noneho ikindi atazi neza yuko umukunda habe na gato. Ubwo rero uyu mukobwa dutangiranye arimo kwigira neza avuga ati Simoni ndaza kumutamo. Mbese ubwo bivuze ngo hari umuhungu akunda we muri make w'inshuti ye. Barakwereka uyu mukobwa uko yarangije kwitegura, yararangije aheka igikapu avuga ati rwose Simoni ubu ngubu arantegereje. Barakwereka mu cyumba cye harimo n'ifoto y'uwo muntu Simoni aba ari kuvuga. Urabona yuko harimo ifoto rwose bifotoranyije kandi bameranye neza. Gusa sinzi niba uwo muntu arimo avuga amukunda byanyabyo, gusa ntabwo tubizi. Reka tugaruke ku rundi ruhande ku muhanda. Hari umusore nawe utegereje, bisa nkaho ategereje uyu mukobwa, amutegerereje ku rugo rw'iwabo cyangwa se mu kimwe ku rupangu. Barakwereka umukobwa yaje avuga ati Simoni natinze ndagira ngo ukurikire. Ubwo uyu mukobwa akigera hano niko Simoni yaje amwitegereza. Uyu nguyu avuga ati Simoni waramutse neza. Ubwo Simoni niko kumubwira atari ko bundi ahubwo iki utagira gahunda mu mutwe rwawe, kuki atagiramo gahunda. Riri ubu ndakubaza ni sangahe? Uyu mukobwa bamwita Riri. Uyu mukobwa atangira avuga ati atangira kwisobanura, gusa icyamutereje twe turakizi ni ukugera arimo kwitegura kugira ngo uyu muhungu aze kumubona neza. Maze uyu mukobwa atangira gusaba imbabazi. Abura umuntu ukunda niyo yaba kubonaho ikosa ntaryo ufite uhita uvuga ati mbabarira kugira ngo ibintu bimere neza. Gusa uyu musore yese aseka avuga ati narimo kugukinisha kugira ngo ndebe uburyo uri buze kwitwaramo. Maze uyu mukobwa avuga ati kuki wabikoraga, kuki wankinishije, ni ukubera iki? Maze uyu nguyu avuga ati ngaho noneho injira mu modoka tugende tujye kuba twaje ku ishuri, kubera yuko amasaha bisa nkaho amaze gukura. Naba ngaba dutangiranye filime ndetse ndagira ngo ukurikire filime witonze. Uyu mukobwa asigara ahangaha ndetse asigara abyibazaho. Ndagusabye niba ari ubwa mbere wagera ahangaha uze gukanda subscribe, ukande like ndetse ukande share, ukande na comment. Ibyo ngibyo biraza kuba intandaro yo kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Abangaba batangiye kugenda batangira kujya ku ishuri. Gusa dutangiye filime yacu dutya naga filime kurukundo kandi naga filime keza cyane. Nuko nguko tugatangiye. Maze uyu nguyu avuga ati Simoni kuki urimo kugenda cyane, wagerageza ukagenda gake. Ndagira ngo ukurikire. Barimo kugenda baganira. Ubwo uyu muhungu urabona yuko ari igisore cyiza, abagiye barimo kuganira bari guseka. Gusa aka gakobwa akarimo kwitegereza uyu musore adisi karamukunze. Uyu musore bamwita Simoni, uyu mukobwa bakamwita Riri. Ayo mazina ntuze kuyibagirwa. Uko umusore arimo kugenda atwaye imodoka, umukobwa arimo kugenda amuhanze amaso inzira yose. Ndagira ngo ukurikire. Hari abantu bajya bavuga ngo abakobwa ntabwo bajya bakunda mbere y'abasore, ariko ahangaha ndagira ngo nkwereke neza yuko byose bishoboka. Barakwereka abangaba bageze mu ishuri batangira kubasuza ati hi baba babwira ati good morning, undi avuga ati good morning bro. Aba nyine babara abajama bamaniga mu ishuri. Ntabwo umuntu aburamo abantu nyine abiyumvanamo. Urana uwo musore kandi abagomba kubana n'abandi basore bagenzi be. Ubwo barakwereka aba bageze hano batangira kwicara mu ntebe mu myanya yabo y'ishuri, abaganira baraganira. Gusa uyu mukobwa we nta handi hantu aba hanze ijisho, aba ari hanze k'uyu musore Simoni. Ndetse uyu musore Simoni yareba inseko ye ikamuhogoza ndetse akumva rwose ari ikiremwa gitangaje. Uyu musore agakobwa akakomeje kumwitegereza akavuga ati isoke ahari hari igihe byazashoboka maze akazankunda, kubera yuko uyu muhungu ndamukunda ndetse nkamukunda cyane. Ayo ni amagambo arimo yivugisha ku mutima. Uyu mukobwa arangije arimo kumwenyura. Gusa umusore barimo yiganira n'abandi banyeshuri barimo batera ibipanu. Ibiparu nako uyu nguyu aba afite diary cyangwa se kimwe agenda. Ndakeka urimo kubyitegereza
ntabwo nzi ikintu kiri mu ajenda afite, gusa barakwereka iyi ajenda nibyo agenda ashushanyamo cyangwa se mo kimwe amafoto y'uriya musore Simon ndetse n'amafoto ye ubwe. Hagati y'ayo mafoto aba yarashyizeho umutima. Iki ni ikimenyetso cya nyacyo kigaragaza yuko uyu mukobwa akunda uyu muhungu kandi akaba amukunda by'ukuri. Gusa ibibaho, hari igihe uba ukunda umuntu ariko ukaba atabizi yuko umukunda. Umukobwa arimo kureba iyi ajenda, umusore yamuguye igitumo avuga ati riri yagira ngo ukurikire. Umusore arebye abona umukobwa hari ikintu amukinze cyangwa se mu kimwe akabona hari ikintu amuhishe. Uyu musore ahita abaza uyu mukobwa ati riri niki umpishe, ko hari ibyo wari uri kureba, ni ibiki umpishe? Uyu mukobwa avuga ati nafi, avuga ati nta kintu. Uyu musore avuga ati koko uvugishije ukuri nta kintu? Umukobwa avuga ati it's okay, nta kintu ndimo kureba. Ubwo aka kanya barimo ahangaha metresi yaje avuga ati hello class, avuga ati mwaramutse neza abanyeshuri. Aba ngaba bahise bajya kwicara. Metresi ni ukunguku yinjiye mu ishuri nawe aba arimo kumwenyura agira ngo ukurikire. Abanyeshuri nabo bavuga ati waramutse mwarimu. Ubwo metresi yaje kubabwira ati rero buri munyeshuri wese urahangandagira ngo mubwire inkuru nca, ndetse biraba ngombwa wenda ko biza kubatungura, ariko dufite umunyeshuri musha wo muri kino kigo. Uwo munyeshuri bakamwita Rose. Muse aba batangira kuvuga ati Rose ni muntu ki? Ubwo mwarimu avuga ati Rose akamuhiya abanguka ahangaha hari umukobwa winjiye muri rino shuri, ndagira ngo ukurikire filime witonze ndetse witegereze akantu ko kandi. Umukobwa akimara kugera muri rino shuri ni umukobwa mwiza ndetse yaje aseka atya, ndagira ngo ukurikire. Uwo mukobwa ko yinjiye mu ishuri arimo kumwenyura gutya, abasore bose batangiye kumwitegereza cyane cyane uyu musore Simon. Ni ukunguku yari arimo kureba, maze uyu munyeshuri avuga ati waramutse mwarimu, abibwira mwarimu ndagira ngo ukurikire. Abangaba bose batangiye kumurangarira, barakwereka hari umuhungu uri hano yaje kuvuga ati brother uriya mukobwa ni mwiza cyane, ndakeka nawe urimo kubibona. Maze uyu nguyu avuga ati biragaragara uriya mukobwa rwose ni mwiza akandi cyane. Uyu nguyu avuga ati rero mwese uko muri kubibona uyu niwe mukobwa tugiye kubana nawe bamwita Rose. Nanjye ndagira ngo ukurikire urebe abantu tugiye kubana nabo muri iyi filime. Uyu mukobwa atavuga ati hey guys ndabasuhuje mwese muri aha ngaha. Gusa uyu mukobwa yaririwe yakitegereza ntarebe kuri uwo mukobwa barimo kuvuga, ahubwo akitegereza uyu musore Simon uburyo arimo kwitegereza Rose. Ndagira ngo ukurikire. Ubwo mwarimu avuga ati Rose agenda ujye kwicara mu ntebe. Ubwo Rose yaragiye ajya kwicara, gusa hari abahungu batangiye kumwiyumvamo. Uzi kugira mu kigo bwa mbere maze ukabona abantu baragukunze ndetse bakanagukunda cyane. Ubu ngaba uko bageze ahangaha mu ishuri, uyu mukobwa nako uko yakageze mu ishuri aba batangiye kumwitegereza, ndetse uyu musore oferi ya mbere yatangiye kumusuhuza avuga ati hello. Gusa uyu musore ni ingagari, umusore ntukinisha umusore urajya ku ishuri atwaye imodoka. Gusa uyu mukobwa riri yakitegereza uyu mukobwa Rose ugeze muri kino kigo cyangwa se mu kimwe mw'iri shuri ryabo bwa mbere, akabona aratangiye kumufuhira, akabona Simon yatangiye kumukunda mu buryo bumwe cyangwa se n'ubundi. Uyu mukobwa bikamubabaza, ndakeka urimo kubibona. Ubwo batangiye kwiga, niko n'amasaha arimo kugenda yicuma. Isaha urabona yuko irimo kugenda izenguruka, mwarimu yandika noneho igihe cyo gutaha ni ukunguku cyageze. Inzogera iravuga cyangwa se mu kimwe ifirimbi kuba yakoresha ntabwo mbizi. Barakwereka uko inzogera yakavuze amasaha kugenda yarageze. Mwarimu yahise avuga ati rero banyeshuri banje cyangwa se mu kimwe ishuri ryose nyoboye. Uyu mwarimu avuga ati iyi ngiyi yari exercice nari mbahaye, ni mugende maze muyigireho homework. Abanyeshuri bavuga ati okay mwarimu, niko kuvuga ati goodbye. Arangije arabasezera aragenda. Ubwo abanyeshuri bose batangira kwitegura kuba bataha, maze bakajya gukora homework cyangwa se mu kimwe bakajya no gukora n'imirimo yo mu burugo, dore ko amasaha yo kugera yo gutaha yarageze. Gusa igitangaje uyu musore Simon nta kindi kintu arimo kureba, nta kindi kiremwa arimo kwitegereza uretse uyu mukobwa Rose musha muri kino kigo. Gusa habaga n'igihe ukunze umuntu ukamukunda atagukunda nabyo ukaza kubizira.
ndagira ngo ukurikire. buriya hari abakobwa baba bazi gukura ibyinyo, icyo kintu nacyo ukimenye uraza kukibona muri iyi filime. uyu mukobwa barakwereka yaje gutya ingendo, afite intambuko nziza ku buryo yahogoza buri muhungu wese urimo kumwitegereza. umukobwa ajya gushaka ahantu abika amakayi muri kano kabati. gusa uko uyu mukobwa arimo kujya hariya, uyu nguyu yarakomeje aramwitegereza, ndetse uyu nguyu nawe aza kuvuga ati Simon. gusa Simon ntabwo amwitayeho, ahubwo yitaye kuri uriya mukobwa. ndetse uyu mukobwa avuga ati sinone ko mbona akinze ukundi kuntu wabaye twakitahira, wahaguruka tugataha. uwo musore arimo kwitegereza umukobwa, byakomeye. umusore yakunze, gusa nawe afite umuntu umukunda. gusa uyu mukobwa amurebye abona ko hari umuntu yakunze uko byagenda kose. uyu nguyu yararangije aramubwira ati riri, ndagira ngo nkubwize ukuri, ukurikire. kuva nabaho uriya mukobwa namubonye numva ndamukunze. ibyo bintu niho byambaho, kandi ibintu nkubwiye ni ukuri, kandi imeze neza. uyu mukobwa avuga ati ibyo bintu uvuze bihuriye hehe? reka nizere yuko ibyo uvuze bitarimo gushoboka, cyangwa se kimwe bitari ibya nyabyo. maze uyu nguyu avuga ati kubera iki wabikora? oya, ntabwo wabona umuntu bwa mbere ngo uhite umukunda. uyu musore avuga ati namukunze. ndagira ngo ukurikire. uwo ari kubwira ngo yakunze umuntu nawe aramukunda. ese ibi bintu birimo birahurira hehe? ibi bintu birimo biratuganisha ku kimwe abantu mwe. reka dukurikire filime twitonze maze turebe. ubwo Simon yahise agenda, umukobwa asigara avuga ati Simon, amuhamagara ati Simon. ubwo Simon nawe yaraje areba uyu mukobwa, ahita amusanga, arangije amukomangaho. ndagira ngo ukurikire. uyu muhungu Simon uko yakamwitegereje, arimo kumwitegereza neza, avuga ati nkeneye kuba ndi kumwe nawe amasaha makeya kandi cyane. maze uyu mukobwa avuga ati kubera iki? uyu musore avuga ati kubera yuko nakubonye numva nkwiyumvisemo. uyu musore uko arimo kuvugana n'uyu nguyu, wa mukobwa ariri nuko nguko yaje, arangije abahagararira iruhande, ndetse uko yabahagaze iruhande abona barimo kuganira. ubwo abakobwa barimo ahangaha cyangwa se abandi banyeshuri bishimira ibintu uyu musore arimo gukora, babona yuko ari intambwe yateye. uyu musore avuga ati I like you, nagukunze. ndagira ngo ukurikire. uyu musore avuga ati nagukunze kandi bya nyabyo, ibintu byose birimo kugenda bihurirana. uyu mukobwa riri arimo arabyumva, maze uyu musore avuga ati se none wanyemerera ukambera umukunzi cyangwa se kimwe ukambera girlfriend? ubwo abari ahangaha bose bakomye mu mashi, barangije barabishyigikira cyane, bavuga ati mbega couple ukuntu imeze neza. barangije batangira gukoma mu mashi ndetse banabisireburira. gusa hano hari umukobwa birimo kubabaza. uyu mukobwa yarabirebye, arangije arababara ndetse cyane. uyu mukobwa ahita avuga ati nanjye ndagukunze, nanjye ndabikunze. uzatinya umukobwa uzabwira ngo ndagukunda, agahita avuga ati nanjye ndagukunda, kandi ari ubwa mbere mwahura sha. uyu musore bakimara kumubwira aka kajambo yarishimye ndetse arishimye cyane, avuga ati ngano nureka tujyane. asibyo umukobwa arangije aza guhita amwemerera muri buno buryo. ndagira ngo ukurikire. arangije amuhereza ikiganza, Simon avuga ati let's go, reka tugende. ubwo aba ngaba bararangije baragenda, bagenda gutya uwakunze akaripfana nuko ngo kuyasigaye ameze. ahangaha hari uwaje kumubwira ati eriri, ntabwo ubona yuko Simon abonye umukunzi uko utabyishimiye? akutabyishimira mbyishimire neza sha, ntwariye umugabo. uyu mukobwa arangije aramureka. uyu nguyu avuga ati bisa nkaho udakunda, uri umwanzi wa Simon, kubera ko ntabwo wishimiye yuko abonye umukunzi. barangije bahita bagenda, ndetse riri asigara ahangaha, gusa asigara ababaye. ndagira ngo ukurikire. uyu mukobwa yari yarikundiye umusore, ariko dore ngo umusore arakundana n'undi muntu. ndagira ngo ukurikire filime witonze. uyu mukobwa akimara kubona biriya byose bibaye, nta kindi kintu yahise akora, yahise akuramo ya dayari twabonye afite, cyangwa se mu kimwe ya agenda. uyu mukobwa uko yakayikuyemo atangiye kwitegereza ifoto afite, ndetse atangira kwitegereza umusore kugira ngo bize kumuhereza umutuzo.
uyu musore uyu mukobwa aramukunda kandi yaramusariye bya nyabyo. nuko nyine abakobwa ikibazo cyabo ntabwo bajya batobora ngo bavuge, ahubwo bari kugira ngo tuze tubabwira ngo mujye muvuga. uyu mukobwa arangije afata iyi agenda ayishyira ku gatuza cyangwa se kimwe ku mutima, arira cyane. ndagira ngo ukurikire ibyo bikimara kuba, ese nicyo cyahise gikurikiraho. uyu mukobwa yaratashe, gusa yari yahuye n'umunsi mubi, yaratashe ataha ababaye. gusa ku rundi ruhande ahangaha hari uwo baciye mu modoka, ndetse uyu mukobwa avuga ati Simon, uyu muhungu avuga ati urambaza iki cyangwa se mo kimwe, ni ikihe kibazo? uyu nguyu arimo kugenda abitegereza, ageze hano yitegereza couple nshasha yabonekanye mu kigo cyangwa se mo kimwe, yitegereza abahuye uyu munsi, maze uyu mukobwa arangije aravuga ati hari akantu nishimiye. ubwo uyu nguyu Riri yararangije aza kwihisha hano ku ruhande. ubwo uyu musore nawe niko kuvuga ati ambwire nta kibazo, kubera yuko nta kintu mbuze, mfite amafaranga kandi mfite buri kimwe cyose. uyu mukobwa avuga ati akantu nishimiye ni agakapu, ni akabage kameze neza, akandi nta mafaranga mfite yo kukagura. ubwo arangije aza kukamwereka muri telefone. uyu ni wa mukobwa umwe muri bo bita ibiryabarezi. uyu musore akibona aka gakapu arangije aramwenyura, kubera yuko akangaka ntabwo kamunanira kukagura, afite amafaranga cyane, yavukiye mu ngagari. erega hari abantu baba baravutse barasevingiwe sha. ubwo uyu musore ibyo arimo gukora byose uyu mukobwa arimo aramwitegereza. uyu musore yararangije akuramo amafaranga, ndetse amafaranga menshi cyane aguze kiriya gikapu, arangije arayamuhereza. dore ngo umukobwa barimo amafaranga menshi cyane. uyu musore avuga ati buri kintu cyose uzajya ukenera uzajya umbwira. uyu nguyu avuga ati thank you so much, urakoze cyane baby, urakoze cyane. ese ubundi umuntu w'umusore ni gute bari kumwita baby? wa musore we ni gute barimo kukwita baby? uyu musore urinjije mu kwita akabizu ukameze neza cyane, ndetse umukobwa amwenyura. gusa ahangaha hari birimo biramushima, birimo biramubabaza. ubwo uyu mukobwa uko yatanze akabizu barakwereka nawe bamuhaye akandi kabizu. umukobwa aseka cyane yishimye yereka umuhungu yuko amwitayeho. ubwo uyu muhungu avuga ati rero tuzongera tubonane, reka ngende. umuhungu arangije agenda avuga ati rwose uyu munsi nabyimbye, mfite umusheri, nungutse umusheri kandi nungutse umukobwa umeze neza cyane. gusa umusheri utubonye atangiye kumusaba amafaranga. ese umuntu ugukunda bya nyabyo yatangira kukwaka amafaranga gutya? reka dukurikire filime twitonze turebe ahantu birimo biratwerekeza. ubwo Simon yaragiye, ndetse umukobwa asigara ahangaha. umukobwa nawe arimo yitegereza. gusa ako kanya barakwereka Rose akiri ahangaha, hari moto yaje iparika ahangaha, ndetse uyu mukobwa Riri yarabibonye. ndagira ngo ukurikire rero sasa umenye ngo ahangaha filime igiye kuba yagenda bite, bigiye kugenda bite. wibuke Riri akunda uriya musore, none uriya musore yakunze undi mukobwa, kandi uyu mukobwa nawe afite undi bakundana. umva icyo kinyarwanda, umva icyo kintu. uyu nguyu avuga ati nari ngukumbuye baby, ese wowe ntabwo wari unkeneye? uyu nguyu girakazwa avuga ati nanjye nari ngukeneye cyane, n'ikindi niye nanakubuza akumana. uyu nguyu avuga ati aya musosori umbaburire cyane baby, kubera yuko wari wankumbuye maze ukambura. uyu nguyu barakwereka irangije amukubita akabizu kwitama, ndetse uyu mukobwa Riri yitegereza areba n'amaso ye. barakwerekana cya gihungu cyaraje kiramusoma. buriya abagagiye usize ibigusanga maze ugasanganira ibigusiga, ako kantu ntuze kukibagirwa. uyu musore abangaba ni uku nguku basigaye bameze. gusa uyu mukobwa Rose yitegereje, yarabonye uriya mukobwa Riri yaramubonye neza, maze uyu nguyu avuga ati niki ubonye ko ndimo kubona wagira ngo urimo kwikanga? uyu nguyu avuga ati ntacyo. uyu musore avuga ati nta kintu ubonye umeze neza? umukobwa avuga ati yego umeze neza rwose nta kibazo, ndagira ngo ukurikire. maze uyu nguyu avuga ati ntacyo. umukobwa avuga ati ntacyo. umusore avuga ati ngaho noneho reka tugende, dore ngo umusore aramara gutanga amafaranga
maze bakamutwarira umugeni, umugore we bakamutwara cyangwa se kimwe umusheri we. Ndakubwiye ngo wirukanyira ibigusiga maze ugasiga ibigusanga. Ubwo ngubwo uyu mukobwa yamenyeje ukuri kose akwihishe inyuma y'ibi bintu. Akimara kubona umusore umukobwa bamushyize ku kamoto barangiza bakamutwara gutya, uyu mukobwa byaramubabaje cyane. Wibuke umuhungu bari kurya umutima, aramukunda cyane. Ese ahangaha bizagenda bite? Uyu nguyu avuga ati niko bimeze. Ese buriya Simoni barimo kumufata nk'umurezi, bashaka kumurira udufaranga twe maze bundi bakamusiga. Ndagira ikintu mbikoraho. Ibyo ngibyo byarabaye. Ibyo ngibyo bikimara kuba bwarije burongera buraca. Sasa rero reka bakuzane ku wundi munsi, barakwereka couple yabaye couple. Gusa uyu musore icyo atazi nuko baba barimo kumurya umutima. Gusa ni umusore mwiza akandi binaragaragara. Uyu mukobwa arimo kugenda avuga ati Simoni areba akandi kantu, areba ubundi bwoko bwa fone nakunze, areba ubundi bwoko bwa fone nakunze mu buzima bwanjye. Uyu mukobwa ubwo yabaga ari kumwe n'uyu muhungu nta kindi kintu yavugaga uretse ikintu yakunze. Yamweretse iPhone ndetse zimwe zigezweho. Uyu musore nta kuzuyaza avuga ati okay, areka n'ubundi narakubwiye ngo nta kintu uzamburana habe na gato. Yarangije akuramo ipinda n'ubundi ry'amafaranga. Nanone ikigusetsa, iyo uyu musore bamusabye udufaranga dukeya we ahita yakuba kabiri. Maze umukobwa avuga ati urakoze cyane, avuga ati thank you so much baby, urakoze cyane. Arangije amutera akabizo. Uzi kugushukisha akabizo sha warangiza ukikokora udufaranga. Gusa nuko baba bayafite. Uyu musore arangije abona ko umukobwa amwitayeho. Gusa bakiri ahangaha barakwereka Riri nuko nguko yahageze. Ahagera avuga ati Simoni, avuga ati Simoni, uyu nguyu avuga ati niki urimo kunshakira iki? Avuga ati Riri niki kibazo urimo kunshakira? Maze uyu nguyu avuga ati Simoni itegereze uyu mukobwa urimo kubona imbere yawe. Uyu mukobwa arimo kumutunga agatoki. Avuga ati uyu mukobwa arimo kukurya umutima. Uyu mukobwa ntabwo agukunda habe na gatoya. Ndagira ngo ukurikire. Maze uyu nguyu avuga ati Riri urimo uravuga ibiki? Ese ibintu urimo kuvuga ubihagazeho? Ndagira ngo ukurikire. Maze uyu mukobwa Riri arangije aravuga ati njyewe ibintu urimo kuvuga ni ukuri. Ubwo uyu musore Simoni avuga ati niki uzi kuri Rose? Ubwo Riri arangije aravuga ati njyewe naramwiboneye n'amaso yanjye ari kumwe n'undi muhungu, amubona n'amaso yanjye arimo kumuhereza akabizo. Ni ukuri njye ibintu nkubwiye ni ukuri. Arangije ahita aza amutwara kuri moto. Uyu mukobwa arangije yumva neza yuko bamuvumbuye, atangira kureba gutya. Maze uyu musore avuga ati uyu mukobwa avuga ati tekereza usanze ubwo bwawe barimo kumuha akabizo. Ubwo uyu musore yese arakara avuga ati Rose ibi bintu ese waba warabikoze? Ese ni ukubera iki urimo kunda umutima? Ibintu Riri arimo kuvuga ni ukuri. Ndagira ngo ukurikire filime witonze. Ubwo uyu mukobwa Rose arangije araceceka. Uyu musore avuga ati birashoboka, ese byaba ari ukuri? Maze uyu nguyu avuga ati uyu mukobwa arimo kumbeshera, ntabwo nzi ahantu yigeze mbona ndetse nta nubwo yigeze ambona. Kandi ibyo arimo kuvuga ntubiha agaciro, bitesha agaciro kubera yuko ntabwo ari ukuri. Gusa twe tuzi ukuri kose kuko ari ukuri. Uyu musore avuga ati okay ndabitekerezaho kubera yuko sinzi. Uyu mukobwa arangije yumva yuko uyu musore Simoni ashobora kuba abitesheje agaciro. Ndagira ngo ukurikire. Ubwo Simoni nuko nguko yahise agenda. Arimo kugenda Rose aramukurikira amubwira ati Simoni, amubwira ati Simoni uyu mukobwa avuga ati umva wagakobwa we, reka kwivanga mu mipangu yanjye tutaza kubipfa. Urumva neza waretse kwivanga mu byanjye. Ese kuki ushaka kwivanga mu byanjye? Amafaranga ya Simoni ndimo kurya nayawe. Ndagira ngo ukurikire. Maze uyu nguyu nawe avuga ati biri siriyasi, ndakumenyesha yuko amafaranga ya Simoni utazongera kuyarya. Akandi nzakora igishoboka cyose nzamwereka yuko urimo kumubesha utamukunda, kubera yuko Simoni ni umuntu muzima, ntabwo yakakwiye kuba ari kumwe nawe. Uyu nguyu avuga ati urakeka uri igiki? Arangije ahita amufata, arangije aramusunika. Dore intambara ngirarota hagati yaba ngaba babiri. Uko uyu yagasunitswe igikapu cyaguye hasi, ndetse kiguye hasi yari ivamo ndetse ivamo yirambuye. Uyu mukobwa aza kuyibona
Rose yaje kuyibona maze arangije aza kugitora. Ndagira ngo ukurikire filime witonze. Uyu nguyu avuga ati iki ni igiki, avuga ati iki ni igiki. Uyu mukobwa abona yuko dayari ye bayibonye, avuga ati mpereza hano vuba vuba, avuga ati ngarurira ibiri byanjye. Uyu mukobwa avuga ati iki ni igiki, akomeza kwitegereza iyi dayari. Uyu mukobwa nawe batangira kurwana bapfa iyi dayari, amubwira ati mpereza agenda yanjye. Ndagira ngo ukurikire filime. Uyu mukobwa avuga ati ese mama niyo mpamvu ibi ngibi, reka nkwereke ikintu ngiye kubikora. Ngiye kujya kubyereka Simon, umubwire yuko impamvu urimo kuza kuduteranya ari ukubera umukunda, nta yindi mpamvu. Uyu nguyu avuga ati mpereza dayari yanjye, cyangwa se mu kimwe mpereza agenda yanjye. Uyu nguyu niko kumufata amurusha imbaraga ndetse arangije aragitwara. Ese wakibaza ngo iyi dayari Simon naza kuyibona biraza kugenda bite? Naza kuyibona ni ikihe gisubizo ari buze guhereza uyu mukobwa? Biraza kugenda bite hagati y'aba ngaba bose? Ese byibuze Simon azamenya ukuri? Episode yacu ni uko nguko tugisoje, ndetse ndabashimiye cyane mwe twabanye. Nk'ibisanzwe ni umwari Fabrice ubakunda cyane kandi ubahoza ku mutima. Ciao ciao.